nibyo rero bashatse no gukora uyu munsi kuko bari bamenye amakuru ko wa mu generali aje kandi akagiye muri ya guest house anahinjiye ariko bamenye amakuru ko ahaje agiye no muri guest house ariko ntibamenye amakuru y'uburyo yongeye gusohoka agaceremba akigendera kuko nawe yari afite ayo makuru. Mu by'ukuri harashwe bashaka kumuhitana. Yari yageze muri Masisi hari Rubaye. Ahita ahabwa amakuru. Kandi nizo drone kugira zihaguruke nuko ziba zabanje guhabwa amakuru y'uko uwo muntu uko kahageze. Mu yandi magambo yarusimbutse umujenerali uko yarusimbutse. Imboni TV. Turasuje tuyifurije byiza hano hose muri atandukanye. Nitwa Ajabu Marashi. Ndikumwe na Claude Mezute. Meze neza cyane Ajabu Marashi. Umeze neza? Yameze neza cyane. Uri mutu wa Ajabu sana. Bisa numva akazina kawe harimo kantu ka Majabu. Niko bimeze kabisa. Nawe uri umuntu wa Majabu cyane. Twigire mu makuru nacyo. Harimo Claude, mu by'ukuri hari imirwano ikomeye cyane yakomeje kuba muri za Rumangabo ndetse na za Masisi. Mu by'ukuri ibitero bikomeye cyane byabaye Masisi byari bigamije iki muri rusange kuri uyu munsi. Idufashe tubyumve neza. Nibyo reka ariko dutandukanye ibintu. Hari contre-offensive za M23 iri gukora muri territoire ya Masisi yisubiza ibice yari maze igihe yamburwa na FARDC na Wazalendo. Iyi ngingo turaje tuyigarukeho. Hano rero tugiye kwerekana uburyo M23 iri kwisubiza ibice mu buryo budasubirwaho. Umugambi wa FARDC, Wazalendo, Abarundi, FDR wo kujya muri Rubaya ubu twavuga ko wahindutse inzozi zidashobora kugerwaho. Ibi turaje tubyerekana izo operation tugiye kuzerekana ariko reka tubanze duhere ko ayo makuru warumbwiye kuko ni yari gutrendinga cyane kuri uyu munsi. Igitero cya FARDC Rubaya iyo nta nubwo ikiri inkuru ahubwo cyari kigamije iki? Cyari kigamije iki muri rusange? Amakuru rero ari kwerekana ko umwe mu bayobozi bakomeye ba M23 umujenerali ukomeye kandi sindamuvuga izina ariko abantu bumve ngo nuhe mu general ukomeye muri M23 bundi Maja nindi umuruta abandi ni Makenga ariko niho muvuze ariko reka basi tubifate gute. Yego nta kibazo. Ejo yageze ahantu bitarubaye ariko umwe na escortage kubona general nyine agomba kuba afite escortage y'abasirikare bamurinze imodoka zimurinze ajya Rubaya ndetse arangije ninjira muri ya guest house igitero cya drone donc drone yagabye kuri guest house. Ariko mu by'ukuri nawe ameze nk'umuntu wari uri kujijisha kugira rebe kuko yari afite amakuru hari amakuru bari baba bafite bari abagabo ariko nabuhanga uyu mutwe ufite iyo drone zigiye guhaguruka barabimenya buryo bafite za maneko zikora neza. Oya bafite ikoranabuhanga ri detectinga ngo drone iraje irahagurutse iraje y'umwanzi. Yego iri koranabuhanga ryari ryakoze ryanatanze amakuru ko drone igiye kuza. Ariko mu by'ukuri ni ikoranabuhanga ritanga amakuru ko drone igiye kuza ariko kuyirasa bikaba ikindi kibazo kuko byanagaragaye. Uri kumva ni nayo mpamvu amakuru yerekana ko ubwo tujye guhita tugaruka ko uwo mujenerali mbere yuko drone igwa kuri ya guest house abakozi bakoramo muri guest house ko hararamo abantu batanga service ibyo kunywa ibyo kurya naho kuryama. Abakozi bakoramo bari baburiwe ati muvaho ngaho. Uri kubyumva neza? Bazi impamvu baburiwe rero kuki bababuriye ati muvaho ngaho kuko hari igitero kigiye kugabwaho cya drone barahava. Ira drone yagabye igitero kuri guest house ya Rubaya mu by'ukuri n'abakozi bari bavuyemo ariko mbere yuko bavamo wa mu general ukomeye wa M23 yari yahageze noneho imodoka ze zari zimwe scotinze zimera nkaho zisigaye ku ruhande nko muri metero nk'icumi yinjira muri guest house. Byabitso bya FARDC rero FARDC buriya cyangwa Kinshasa yamaje gushaka ibyitso mu bice byose bigenzurwa na M23 kandi ibi byitso mu makuru bigomba gutanga ngo ni ukumenya muvuma urujya n'uruza rw'abayobozi ba M23 bagiye binjiye aha ese yinjiye mu guest house agiye kurara muri iyi nzu agiye gukoresha inama aha noneho Kinshasa ikoresha igisirikare cyayo n'abacancuro bagahita bafata coordonnées zako gace aherereyemo naho agiye kurara niba ni mu guest house bakohereza drone ngizihikubite niko leta na Colonel Wiringoma yapfuye buryo. Muri ubwo buryo kandi icyo gihe ari kumwe n'uwo mujenerali nanone. Ariko uwo mujenerali we byageze saa 11 ahita yisubirira Goma. Generali Willy na Colonel na Colonel Wiringoma we arara mu nzu kwa Generali Gahizi hari Rubaya. Urumva nyine bya byitso bitanga amakuru ataraharaye ati kandi ari kumwe na Makenga
ariko ntabwo bari bazi ko Makenga yagiye ariko Uwingoma we yarayarayemo gahunda kuba yitana bose ubwo nibyo rero bashatse no gukora uyu munsi kuko bari bamenye amakuru ko wa mu generali aje kandi akagiye muri ya guest house anahinjiye ariko bamenye amakuru kahaje agiye no muri guest house ariko ntibamenye amakuru y'uburyo yongeye gusohoka agaceremba kigendera kuko nawe yari afite ayo makuru. Mu by'ukuri harashwe bashaka kumuhitana. Urakoze cyane. None se ubwira ko FARDC yapfa kurasa kuri guest house gutya gusa kandi ntakira abakiriya basanzwe baba civile bivuze uribuka igitero bagabye Kalundu M23 itarava mu mujyi wa Uvira kuri airport ya Kalundu hari inyubako nayo niba ari hoteli niba ari yari restaurant niba ari yari bar resto ni nk'ibyo ngibyo ariko ngo bari bahawe amakuru yuko harimo abayobozi ba 23 bari gukora inama harimo na Lieutenant Colonel Uwingoma harimo General Byamungu ariko icyo gihe barahushije nabwo nibyo bibaye n'uyu munsi rero za ntasi za Kinshasa ziri Rubaya zatanze amakuru ngo wa mu general ukomeye wa mbere muri M ageze Rubaya urumva ko babanavuga ati kubera urugamba rukomeye muri Masisi ashobora kuza kureba uko ibintu bihagaze za ntasi rero zitanga amakuru ataraje ati kandi nje mwira guest house baba baraharashe uyu mu general we rero amakuru yarayafite kuko urumva ko n'abakozi bakora muri guest house basabwe kuvamo hakiri kare drone bari bamenye amakuru kiraza bakoresheje rya koranabuhanga ariko usibye kuba bakoresha ryo koranabuhanga nabo bafite intasi muri FARDC birumvikana warubizi ko bazifite ntago zabura nkuko na FARDC turi kubona ifite intasi mu bice M igenzura ndetse bikavugwa ko no muri M zatangiye kugeramo cyane rwose nubwo ziri kugenda zicakirwa icyambere hari ryo koranabuhanga ribabwira ati drone iraje icyambere hari n'intasi zabo ziri muri FARDC baje kumenya amakuru binyuze muri izo nzira ebyiri biri clear abakozi baburirwa mbere ariko mbere yuko baburirwa wa mu general we yinjiye muri guest house intasi ziravuga atarinjiye ati muze kuyigabaho ibitero kandi araharara uri kubyumva yego ariko wa mu general yinjiye muri guest house ntago yatinzemo yego ahubwo yamazemo akanya gato ndetse ahita atanga briefing ku basirikare be ati muburira abantu bari hano bose bagende none se urumva nawe yahise aceremba aragenda ariko escortage ze zari zihagaze nko muri metero 300 zari zasubiye inyuma nko muri metero 300 ndi kwibaza kuki yaje ahana ziko hari buraswe ko mva mfite amakuru ko hari ikiru kiri buze kuba ni ukuvuga ngo wakigera muri Masisi ntabwo yaje afite amakuru yuko ari burasweho akigera muri Masisi muri Rubaya byakoranabuhanga cyangwa se binyuze mu nzira z'ubutasi nibwo nawe yahise amenya ko drone ngo zigiye kugaba ibitero yego urumva ko ugeye nawe yahageze birumvikana yari yageze muri Masisi hari Rubaya yego ahita ahabwa amakuru yego kandi nizo drone kugira zihaguruke nuko ziba zabanje guhabwa amakuru yuko uwo muntu uko kahageze mu yandi magambo yarusimbutse umujenerali ukomeye yarusimbutse ariko mu kurusimbuka rero yanaburiye abakozi no kuvuga ngo we yabaye yinjiye muri guest house ari ukujijisha ariko mbere yuko hava abanza kuburira abakozi nabo bavamo yego drone rero yaje kubitaho ngaho ngira ngo hari ku isaha za 7 z'ijoro ubwo twari kwa gatandatu hashira kuri uyo kuki cyumweru yego zikubitaho ngaho Rubaya ariko urumva zashakaga mu general ukomeye ariko ntizamubonye kandi twabisobanuye neza ariko FARDC cyangwa se Kinshasa nyuma yo guhusha yahise itangira kuvuga ati kuko ubundi kurasa guest house kiba ntago ari ibintu byumvikana yego wenda ushobora kuyirasa harimo uwo muyobozi ukavuga ati twamenye ko yari arimo kandi ni umwe mu bantu bayoboye ingabo duhanganye twamenye ko yari arimo none twaharashe kandi twamuhitanye ibyo byakumvikana yego ariko kuharasa bagasanga nta urimo ahubwo bangije ibikorwa by'abaturage urumva ko nabo bahita bagira akantu k'ikimwaro bahise rero bazana indi ntuzi indi verisiyo yo gusobanura ikibaye umva icyo basobanuye rero ngo burya twari ngo dufite amakuru y'uko M23 ngo ububiko bw'intwaro n'amasasu ngo yari yarabushize muri iyo guest house ngo FARDC yaharashe rero kugira ibutwike ariko mu by'ukuri nta na cartouche nimwe yigeze igaragara uri kubona amasasu ni nko kwikura mu kimwaro amasasu kunabikwa mu mabox cyangwa se n'intwaro wanazitwitse ntihabura ibimenyetso ariko mu by'ukuri n'inzu yahiye gusa yego urumva ko bashatse kwerekana ko igitero cyagabwe na drone yabo sibyo cyageze ku ntego kandi kitageze ku ntego donc bashakaga uwo mu general baramubura
noneho bamubuze bahita bavuga ati ngo twashakaga ububiko bw'intwaro kandi twabusenye bwahehe bwo kajya M23 yajya gushira ububiko bw'intwaro hariya muri guest house ziraramo abantu kandi bizi ko muri biriya bice babamo n'ibyitso sinjye gukubesha Amura M23 Amura bivuze ububiko bw'intwaro n'amasasu ntabwo wapfa kubimenya arabizi ko ayo makuru amenyekanye FARDC ya bombarde ikoresheje ariya madrone tubona ari gucaracara uko yishakiye yego birumvikana ntabwo wapfa kuhamenya rero none se ubwo mu by'ukuri igitero nta muntu cyahita cyaba umusivile aho umuntu ukomeye cyakubise ikintu bita squat uzitari cyahushije burundu cyahushije icyo koze cyangije igikorwa cy'umuturage kuko nk'iyo guest house ni umuturage washoye amafaranga yo kugira ngo akora igisebo kuri leta kurasa ku basivile impamvu rero banabikoze tugiye kujya muri Ruramanga mu mukanya impamvu babikoze no kubera iki muri Masisi urugamba rwabacanze kubera iki intego bari bafite niyi buri abantu tugendane neza abantu ibintu byo kuvuga ngo M23 ngo yari gutakaza ibice ngiri gukubitwa muri territoire ya Masisi ngo imerewe nabi abantu bashatse bagenda gace kuko amakuru bari guhinduka ahubwo turanze turebe intego ya FARDC Wazalendo na FDL n'abarundi kandi bazamutse hariya bari gukorera hamwe aba barundi rero bazamutse kubera iki barifuza Rubaya kuko Rubaya nibo bayigenzuraga bacyohereza ingabo Kisekedi yabahaye Rubaya baranayirinda na za special forces za crap za FDL ariko irahabakura kandi bari batangiye gucukura yego abarundi bahombye cyane Rubaya buriya na n'ubu barayirwaye niyo mpamvu bakomeza kurwana buri munsi niyo mpamvu ahubwo twari tuzi ko bari kurwanira cyane Sud Kivu kubera ko tuzi yuko ariho bari kwibanda bavuga ati ntidushaka ko M23 ifata bino bice bya Sud Kivu. Imboni TV, imboni ya rubanda.